Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. kuko baciye umugani mu kinyarwanda ati urukundo nyarwo rurigaragaza kandi utabutse icyo abwita umumera. Burya umuntu utarinjira mu rukundo abona ari ibintu byoroshye cyane. Nicyo kintu hano ngaha tujye kuba twagaruka hano ni kuri filime yacu yiswe Isereri. Filime nziza cyane ifite inyigisho, filime ya mbere mu Rwanda ifite inyigisho ndetse ifite n'igisobanuro gikomeye cyane. Harimo umugabo twakita nk'umupasiteri, niba mutabyumvishe neza ururimi arimo kuvuga n'ururimi rw'urugoyi. My friend, abantu mukunda ururimi rw'urugoyi bakita ikigoyi, muhawe ikaze rikomeye cyane. Gusa byo iyi filime nkubwira ngo irimo abantu benshi cyane, uretse Shema wacu harimo n'abandi benshi, ariko tugarutse gato kuri Shema ndetse n'umukobwa wacu tuzi ku izina rya Teta muramuzi. Teta ndetse na Shema ibintu byakomeje kuba byaba byinshi cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ba pastor bo bakomeje kuba bigaragaza mu mwuka wera. Ibintu byakomeje kuba byazamo ibyishimo gusa byo mwabonye ko Shema yaje kuba yatabara Teta. Ubwo Teta yarari mu bibazo bikomeye cyane, afite isereri nyinshi cyane. Abantu benshi bibaje ati ese buriya Teta yari yabaye iki? My friend, ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, utazongera kuvuga ngo wabuze filime nyarwanda, kuko filime iri imbere yawe ni nko kukuzanira ibiryo imbere yawe warangiza ukavuga nta biryo mbona. Ibi nicyo nakubwira cyo, mwarebye filime nyinshi cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none true love, apana bya bindi batwereka mu mafilime, urwo ni urukundo rwa nyarwo. Abantu benshi murabizi ko urukundo rwari ruhari, ahubwo icyo gitegerejwe ni iki? Ese urwo rukundo tuzarubona ryari? Urukundo ruri hagati y'abavandimwe bacu. Benshi barimo kwibaza ni ese urukundo rwa nyarwo, urukundo bagiye bavuga kuri aba bantu, haba kuri uyu musore wacu tuzi ku izina rya Shema ndetse n'uwo tuzi ku izina rya Teta, ko twagiye tubumva mu nkundo kenshi cyane. Ese bya nyabyo bagiye kuba babinyuza muri filime? Ndagira ngo mbabwire ngo burya ntimukajye mwishinga iby'amagambo y'abantu. Abantu bavuga ibyo bishakiye, abantu twivugira ibyo dushaka, kuko twe tuvuga ibyo tubona, ibyo twerekwa nibyo tuvuga, ntabwo tuvuga ibihari. Icyo kintu cyo mujye mucyumva. Abantu twe tuvuga ibyo batwereka, si tujya tuvuga ibihari bya nyabyo. icyo kintu mucyumve kandi mugihe agaciro, kandi koko that's real. Abantu ntago tujya tuvuga ibintu bihari bya nyabyo, ahubwo twebwe tuvuga ibyo umuntu atweretse. N'ahandi usanga umuntu ugasanga ahise agenda kukuvuga mu karubanda atitaye kuvuga ati ese uyu muntu ndimo kuvuga ese ni irihe kosa dufitanye? Ese ugasanga umuntu ateruye urwango hagati yawe nawe rwo kukwangisha abantu, nyamara wajya gucekinga neza ugasanga nta kibazo na kimwe mufitanye. Kubera iki? Kubera ko imitima y'abantu yabaye yarashenjaguritse cyane, ku buryo ki twumva ko gusenya urukundo rw'abantu aricyo kintu kiba kituraje ishinga cyane. Twumva ko aricyo kintu cy'ingenzi cyane, kumva ko mugenzi wanjye atishimiye mu rukundo. Kandi burya nta kintu cyiza kibaho nko kubona mugenzi wawe yishimiye urukundo arimo. Burya nicyo kintu cya mbere cyiza kibaho, ni nacyo kintu cya mbere cyiza nabonye muri ubuzima bwacu kibaho, kubona umuntu w'inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe yishimiye urukundo arimo. Kuko burya bavuga ko nta kintu gihenda nk'ibyishimo. Iki kintu cyo mujye mugiha respect, ni nta kintu
gihenda nko kubona umuntu yishimye. Ibyishimo nicyo kintu cya mbere abantu benshi muri iyi si tuba dushaka, tuba dukeneye ibyishimo, nubwo tujya tubona iby'igihe gitoya ariko biramaze pe. Ntabwo bimeze nka wa muntu uri ahantu nko mu kiyobe. Hari abantu bibwira ko gereza pe, kumva ko gereza ari ahantu bafungira abantu b'abanyabyaha, ariko gereza mbi ni ubwigunge. iki kintu mucyiteho. Burya muri ubuzima bwacu twe twumva ko ikintu kibi cyane ari gereza, nyamara natuzi gereza ya nyayo. Gereza mbi cyane ibaho ituma abantu benshi bashaka no kwiyambura ubuzima ni ubwigunge ndetse no kutisanzura muri sosiyete turimo. Kubera iki my friend? Ndagira ngo ibyo byose ndi kukubwira turimo kubiganisha hano kuri iyi filime yacu, mutajyana kwinjira mu buzima busanzwe cyane. Ndagira ngo ngo iyi filime yacu niba mwabonye neza uburyo iki Shema ndetse n'umukobwa wacu cyane twikundira cyane, umukobwa ufite uburere budahutaza, umukobwa warezwe neza nka Teta, arimo kuba yafasha ashaka muri we nyuma yuko afashijwe nawe ashaka gufasha uwamufashije. Gira neza ugira uti wigendere, niko bavuga. Gira neza wigendere. Ineza kenshi na kenshi tuyisanga imbere, kuko ntabwo bivuze ngo umwanya ugiriyemo neza nawe niwo barakujyamo neza. Wowe uwo munsi ugize neza, ariko ibyo bizarangira, nyuma bizakugarukira. Ese umusore wacu kakunze umukobwa w'umubakire kandi we ari umunyabishingwe, iki cyo si ikibazo. Ibi bintu uko bigiye kuba byamuteza ibibazo bikomeye cyane, byo turaza kuba twabisobanurira gute my friend. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe turimo kubana hano kuri uyu munsi wa none, uze kuba niba wakurikiranye iyi filime yacu neza, ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni mbese bimeze nka true love story pe. Ibi ni nka story y'urukundo. Izi nkundo ziri hano ngaha mu isi ya none, aho abantu bashwana batazi ikibashwanishije, cyangwa ni kimwe nk'uko abantu bakunda. Just ujya kubona ukumva muri wowe wakunze umuntu kandi icyabigukuramo ntikibaho. Niba wakunze kubera iki abantu bumva ko urwo rukundo wakunze rutarudwanyarwa? Kubera iki abantu twese twumva ko umuntu wo mu bakire adashobora kuba yakundana n'umuntu w'umukene? Iki ni ikintu kibaho mu buzima bwacu kandi twikomfirmyemo ko ibyo bintu bidashoboka. Ariko nyamara ndagira mbabwire ngo turimo turibeshya cyane, ahubwo maybe ko bashobora no kuba bakundana, akaba ari bo urukundo rwabo ruza kuba rwahabwa umugisha. Ntabwo bisaba kugira ngo ubutunzi bya mirenge, ahubwo ibyo bicyo ufite unyuzwe nabyo. Nicyo kintu nakubwira cyo. Niba utanyuzwe n'ibyo ufite, ese urumva koko ibyo urimo urabizi neza? My friend, ndagira mbabwire ngo mwe mwese twabanye hano kuri iyi filime yacu, ndakeka ko mwagiye mubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye muri iyi filime yacu. Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, sinabona uburyo mbagusobanuriramo, ariko gusa byo uyu mukozi, uyu muzamu wo mu rugo, nawe kagiye kuba yaba ikibazo kuri Shema. Atangiye kumubana ikibazo gikomeye cyane. Uyu muzamu udashaka kuba yabona umusore wacu Shema avugana na Teta. Ese mwabazamu mwe kuki mwivanga mu buzima bw'abantu? Ese ubu uri kugira ngo mabuja wawe ari wowe wakunda? Mw'abantu mwe nimukajye mwitambika mu buzima bw'abantu mushaka kuburimbura. Igihe ushobora kugira ngo uri kurinda ubuzima bw'umuntu umwe, naho uri kwangiza ubw'abantu barenze umwe, kuko ntabwo uzi uwo muntu ushobora kugira ngo uri kumurinda, ntabwo uzi neza ibyiyumviro byiwe. ashobora kuba ku mutima ari gutekereza ati ese uyu muntu kubera iki arimo kundimburira ubuzima? Nyamara tujye twitondera ibyo twita ngo ni ugufasha. Rimwe na rimwe hari igihe ufasha umuntu naho urimo kuba wamurimbura cyane cyane nk'abantu ufasha umuntu nko mu itangazamakuru ukamufasha kuri kamera, ariko ntuzi neza wamufashije uyu munsi, ariko ntabwo ejo uraba ukimuri iruhande. Uyu munsi wamufashije pe, birumvikana ni umutima mwiza wagize kandi n'Imana irabiguhembera, ariko se ejo igihe uraba udahari
uzinga ari buze gufashwa nande nk'abantu mwe. Tujye twitondera ibintu tujya tunyuramo, tujye twitondera ibintu twita ngo ni ubufasha. Rimwe na rimwe igihe dusanga turimo kwangiriza ubuzima bwa benshi cyane. Cyo rero najya nkubwire ngo wowe tugiye kuzabana mu iyi filime, ibuka gukanda ku buta subscribe kugira ngo tuzajye tuyibana mu munsi ku wundi. Kambabwira ngo ari ngiye nk'umuntu ababona filime, ndabizi ko iyi channel ni bake bayikoreye subscribe. Cyo rero niba filime iri gukoma gutya ikazamuka gutya, ndajya mbasaba akantu kamwe kandi koroshye cyane, kora ku buta subscribe maze tuzajye tubana umunsi ku wundi. Kankubwira ngo nakubicisha irungu pe, nakubicisha irungu. Umusore wanyu yaje aje kuba yabaha filime umunsi ku wundi. Kambabwira ngo nimukajye mwiganyira kureba iyi filime kuko ni filime nziza cyane irimo inyigisho. Abantu mwari mumenyereye umuntu mu itangazamakuru nka Irene cyangwa tumwite Shema, uyu munsi wa none yaje muri sinema, yaje kubereka uburyo ki bakundana bya nyabyo. Mureke ibintu byo mwita ngo ni urukundo, nyamara it is not real love. Mbahaye ikaze, kankubwira ngo iyo ukanda ku subscribe